I never meant to end this life. I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of town for I end up behind bones. What started out as a simple altercation turned into a really sticky situation. Me just thinking of the time that I'm facing makes me wanna cry. Oh, I didn't mean to hurt him, grabbing somebody's son. Then I took his her when I put out the gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Oh mama, 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 I just shut him down in Central Station. Urukundo rega ntawe urujya umuntu abakiri ku mutima nuko ari byo mamutarumvikanyeho mugatandukana, ariko ndamukunda pe. Uracyamukunda? Ndamukunda. Lion, aho uri hose umenye ko nubwo byarangiye wakongera ukagaruka mukagira gute, mukongera mukabyutsa ibintu, sibyo? Yes, reka dutangire tubaha ikaze kuri Shine DTV. Abantu mwese mwaba mufunguye iyi nkuru, abantu mwaba ari bwo bwa mbere mufunguye Shine DTV, reka tubanze tubasabe gukora subscribe kuri televiziyo yacu kugira ngo mujye mubona uko tugenda twaploadinga ikiganiro. Yes, it's your girl Princess Diana. Hanyuma televiziyo na yindi ni Shine DTV. Imbere rero za kamera za Shine DTV muri kuhabona umukobwa mwiza w'umwana mutoya cyane, ariko ntago ari muto uko mubona ko ari muto, ariko mu mutwe ntago ari muto. Reka dutangire rero tutabatindiye tumuha ikaze kuri Shine DTV. I keep on falling in, oh. Amazina yanjye ni Lovato Kenz, nkaba nishimiye kuba ndi kuri Shine DTV, ndabasuje mwese. Harandi kubona abafana ariko babihanganye. Abantu rero mudukurikiye muhise mwumva nyine ikiduteranyirije hano. Amazina yawe witwa ngo nde? Lovato Kenz. Lovato Kenz. Ayawe yo nayo buhanzi ariko? Ayo nayo buhanzi. Ayanjye nitwa Uwamahoro Bella. Yego. Bella rero utuye hehe, ese usanzwe ukora iki mbere yuko tugera ku cyaduteranyirije hano? Ubusanzwe mu rugo ni ku Gisozi. Nkaba ndi umunyeshuri ahantu bita Karongi, IPRC West. Wiga muri kaminuza? Niga kaminuza. Wiga ibiki? Wiga mu kangahe? Niga electrical and electronics engineering, nkaba niga mu mwaka wa 3. Ndimo ndabisoza. Uri gusoza? Ko wakubona sabona ukiri umwana muri secondaire? No kwirondereza. Urakuze? Nawabivuga. Ese imyaka wayivuga? Hari umukobwa w'Ikigali uvuga imyaka. Ariko kubera iki abakobwa batajya bavuga imyaka yabo? Ubona ari iyihe mpamvu? Nyine ubanga ko umuntu akujudginga just, ariko imyaka kuyivuga n'ubundi ni imibare. Nkunshaka kuvuga imyaka yanjye ukajya ndakubeshye kandi nkubwije ukuri, hari nubwo nshaka kuyivuga n'ubundi nkubeshya, so byiza no ko umuntu atayivuga. By the way, wambaye neza. Thank you so much. Kameraman aze kudufasha ewana yereke abantu buryo ki waje wifunze. Gute watekereje kwambara gutya? Niyambitse nkunda umukara kandi mabona umbereye. Rero nambaye mbona ndabereye, iyo nkizo vinyine ubwo bibaye mita ntambuka nka nubwo abandi bavuga ngo ntabwo wambaye neza. Baba sinita ku by'abandi bavuga na rimwe mu buzima bwanjye. Nkunda icyo nge numva nishimiye, numva ndi proud of.
mba numva n'undi nambona byishimiye araza kubyishimira nawe ntabwo nkunda judgment. Hanyuma rero abantu barashaka kumva ijwi. Ngewe impamvu uyu umukobwa namuzanye kuri Shine TV numvisha uburyo aririmba, numva n'uburyo butangaje, numva impano ye yagakwiye kuyereka abanyarwanda kugira ngo wenda n'uwaba abona yafasha iyi mpano kuba yazamuka yayizamura turirimbireho nabo kugira ngo bumve ko ntabeshya. Bashaka bati Diana urakabya. Nkunda kenshi kuririmba indirimbo zo mu Cyongereza. Ngisangamo cyane ariko ndaza no kuririmba iyo mu Kinyarwanda ariko reka mere mu Cyongereza. Ngiye kuririmba indirimbo ya Adele bayita All I Ask. Ni indirimbo nkunda kuva mbere. I will leave my heart at the door. I won't say a word. It all been said before, you know. So why don't we just pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like more than just your friend. Oh my God. Yeah, I like the song. Okay, you have a very nice voice. Thank you so much. Hanyuma wisanze gute uririmba? Ndi mutoya nyine. Ni gute wavumbuye ko ufite impano yo kuririmba? Niga primaire, niza Kigali. Rero hari igihe najyaga nshishamo nkaririmba gutya wisanga uri kuririmba tu umuntu arakambwira ati uzi kuririmba uzabikomeze. Rugo najyaga mbyitaho cyane simbikore cyane imyitozo ikaba mike ariko nageze aho numva koko nkwiye kubikora. Nanjye kujya ngerageza kubikora nisanga nye ndirimba. Yes, wisanga uririmba. Wigeze uririmba mu makorale cyangwa se kwa kundi abana usanga nyine bakunda kuba bari ahantu hobby yaba ari ukuririmba gusa. Wowe wigeze ukurira muri korale kuko abantu benshi bafite amajwi meza usanga barabikwiye aho hantu? Ari udukorali ndagenjyamo tw'abana ariko ni ebyiri. Imwe bayita Ami des Enfants, indi bayita Choir of Christ. Rero nizo ebyiri ariko nagiye no muri Azaf ya Zion Temple ariko ya Karurumo, Zion Temple Karurumo ntago ari iriya Kicukiro. Hanyuma hariya izina ryawe rya rindi ry'ubuhanzi ndi kuryiba ndakwita iryo nsanze Lion Lovato naye ndaryibagiwe. Lovato Kenz. Kubera ikivuze Lion iryo zina rivuye mana yanjye hari umuntu wakunda kwita Lion inshuti yanjye sinzi ukuntu bise biza ako kanya. Ubanza ari uw'ingenzi umuntu ujya kuvuga izina ryawe akaba ari uvuga ni umuntu wa hafi cyane. Mupfana iki? Twakundanye X. Yego. Ze kuki mukunda? Nyine urukundo rega ntawe urujya umuntu abakiri ku mutima nuko ari byo mutarumvikanyeho mugatandukana ariko ndamukunda pe. Uracyamukunda? Ndamukunda. Lion aho uri hose umenye ko nubwo byarangiye wakongera ukagaruka mukagira gute mukongera mukabyutsa ibintu sibyo? Oya. Fuye kwikiriza ariko nago nyine hari kereka icyo tutari duhuje gihindutse nyine bikankwa ko dusubirana nyine twiyemeje ko bitazongera kubaho ariko guhindura umuntu biragoye. Yaguciye inyuma se? Kari cyo kintu kigoranye? Ibyo biri personal. No.
ntabwo nabisharinga, ntabwo wabishyira ku mugaragaro. oya ariko hari hose yumve ko ntabwo mwanga, ndamukunda. kandi yikosoye wakongera ukamukunda mugakundana? Ntabwo mbizi. Ko wabivuze deja no birangiye tuse tuva kuri yo seje. Ndamukunda just. Ufite hari undi se wamusimbuje? I'm single. Single and searching? Satisfied. Satisfied. I'm focused on other things. Yeah. Wow. Hanyuma rero urakomeza ugaruka kuririmba kuko kugira ngo nimba aribwo wenda ugishaka kuza kwinjira mu muziki, urakomeza wereka abantu icyo ushoboye cyangwa se icyo ushaka kugaragariza abanyarwanda. Kagiye ku yindi ndirimbo ukunda? Mbere na mbere iriya ndirimbo ndirimbye bwa mbere, I don't know, ndumva ntayiririmbye nk'uko nashakaga, ariko ndaza kwikosora mu ya kabiri. Ngiye kuririmba indirimbo ya Kenny Soul, yabayita gute? Ngiye kuririmba muraza kumenya izina. We are more than lovers, we are more than lovers. Me plus you equals love, that is neza. Even when you were so sad, nzangora ugaseka. We are more than lovers, inshuti yanjye magara. Ibibazo byanjye n'ibyawe, nujya untererana. Nsinze amarira, ibyishimo bihagije. Nubwo nkubabaza, nutinda kumbabarira. We are more than lovers, nicyo ngukundira my baby. Nturambirwa kumbwira yuko nkunda. I love you, you deserve better. Give me that. Nari ngiye gukomeza ariko sha byaranjabutse. Byaranjabutse kabisa. Wakumirwa abantu badukurikira bahita bazimya kandi bagomba kureba kino kiganiro mpaka kirangiye. Hanyuma ushaka kuza mu muziki? Cyane. Nkunda umuziki, usibye ko atari byo byonyine mbasha gukora. Njya nkora ubugeni, njya mbyina, ariko umuziki mba numva ari we unzi imbere cyane. Ujya ubyina? Uratubyinira? Naje kuririmba. Nabyo urabikora kugira ufite kwerekana tara zawe. Igihe umuntu ashaka kuvuga ati vayo hano tubyine, uze muri ino club yo kubyina, itanga amafaranga ariko apana bintu nabyo ubona amafaranga ushaka cyane rwose. Yego. Hanyuma wari ugikomeza nkunda umuziki, mba numva mbonye umuntu nsapotinga, nawukora pe, nawukora ndiyumvamo kandi ndabikunda, kandi mbasha no kwihimbira ibihangano byanjye. Mbonye umuntu mfasha yagira urwego rumwe amvana akanjyana ku rundi. Usibye kuba ukunda umuziki, kuko hari n'igisha, hari nk'umuntu nkanjye, kuri njyewe personally nkunda umuziki ariko sinshobora kuririmba. Hari yindi mpamvu yindi ituma wumva waza mu muziki nyarwanda? Impamvu ni nyinshi. Impamvu ya mbere nuko mbona abakobwa baracyari bakeya, kandi gender balance yaraje, rero tugomba kuba turi benshi natwe nk'abasore. Hanyuma ikindi nuko numva ko abakobwa dushoboye, nanjye ubwanjye ndashoboye, nshobora kuba umuziki nawukora nkatera imbere. Hari abantu byagiye bikiza turabazi, cyane cyane abo mu yindi continent za Amerika, ba Rihanna, ba Adele, abo bose umuziki arantu wabajyanye. Nuko twebwe wenda hari urwego tutarageraho, ariko nzi ko umuziki ari ikintu wamara mu buzima. Wumva ari iki kintu uzanye icy'umwihariko mu muziki? Ndirimba indimi nyinshi. Swahili ndayizi, Kinyarwanda ururimi rwacu, Icyongereza,
France nubwo nayize ariko nayiririmba. Yes. Ize ngura kizi kukivuga iyo umuntu avuga ndabyumva. Nago navuga ariko kurimba nakiririmba. Tugiye kwita dukora interview mu Gifaransa. Naye kuba nkotoye. Ngo turirimbira indirimbo yo muri France wabuzi n'abantu bazi yabaye popular. Indirimbo ya Senedio. Harya ni Soulevant. Sandaïka. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. C'est juste qu'une pause avec lui après le danger. Fais comme si j'avais plus la mer. J'ai sorti la grand voir, j'ai graissé sous le vent. Fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Nakona bobini. Sola. Nakona baje kubobina pe. Nyine wow ariko icyo dushaka no kumva. Nuko bigenda binjabuka. Hanyuma iyo wirebye nkawe uba wumva ushaka kugera hehe nko nyuma yo kurangiza amashuri ni izihe plan ufite nyuma yo kurangiza amashuri? Ndangije amashuri nshobora kubona akazi nkagakora cyangwa se nkakora umuziki ariko na byose birashoboka ko byose umuntu yabikorera rimwe. Mba numva nakomeza no kwiga ariko mu gihe ntibi planning mba numva nyine nakora umuziki ikibashe gukorwa nakikora. Hanyuma Bella nihe defo wiziho wowe na undi muntu bizi wowe ikintu mugatisha mva iki kintu abantu niba kiza ariko ngiye rwose ntago mbikunda ukuntu wenda cyaka kantu mfite cyase kano kageso singakunda. Ikintu nzi nkora abantu kikababangamira mvuga vuba nabanje gutekereza. Mita mvuga nyine nkunda gutegeka sometimes to yanjye ukuntu mvuga bimeze nk'aho bitegeka nkunda kuvuga ameze nk'utegeka kandi abantu ntago babikunda. Se hari ikindira kuvuga akantu kose ndakareba iyo ndi mu rugo akenshi usambwira umuntu kutakoze iki cyangwa se akavuga ni kusize iki kinanga nyine nkunda gukontrola nisanga ndi gukontrola ntago abantu babikunda ntago babikunda. Unuvangura hubuka nisama nasandaye nyine akenshi. Hanyuma karite yawe wizo nita ku bintu nyine uko nkontrola cyane nita ku bintu no ku bantu. Nita ku bantu niyo nkunze ndakunda pe. Ndakunda ewana umuntu wese uri hanze uzashaka kunyegera zamenye ko nimukunda nzaba namukunze ntazanyinisha. Kameramani wanjye ari single behind the scene nyine turaza kureba ukuntu kamerama wamwemera giye kugwa mikro abuzu yanyemera. Chakuba turabyumvikanaho kandi atananyemera. Wamwemera ndetse urabona atari umukobwa mwiza. Urumva yuko ntago nyiri singo ariko turaza kubiganira ntago nafata umwanzuro. Sore mwiza ariko rero si mwiza. Ni mwiza pe. Urabona niki afite kiza kiri kunkurura afite intoki nziza. Urubuze ngo afite intoki nziza pe. Sinzamukira giye kujya afata kamera agize gutya ko ariko binamubeye no kunafashe kamera. Ewana afite intoki nziza pe. Mutomoye pe. Yes, hanyuma Bella uramutse ugiriye amahirwe yo kuba wagira ikibazo wabaza Imana wayibaza iki? Hewe nayibaza ngo cyangize mugufi.
kwambara inkweto ndende biravuna ntabwo biba byoroshye ariko anyway I'm proud just ariko igarutse ikaba ati ngiye gutanga promotion niko kantu yama konye ahandi ni sawa cyane nta kibazo ahandi pe ndashima Imana gutanga ngo byose nawe ugira byose ariko ni byiza ntacyo bitwaye naguswe abakobwa bagufi bari romantique aho ngo barabakunda pe kandi amabogari barabizi njya mbibona nibo bankunda gusa ukunda amabogari ubanza cyane wa muhungu nyine ubona ewana arimo cyane safe cameraman diz arimo rero bamuryaryaga sibyo oya arimo amabogari ko abantu murabeshya ngiye muvugisha kuri koko oya ariko amabogari aba ari sawa nyine ariko umuhungu njye ntabwo nkunda kuvuga ngo nkunzije ya cyangwa icyari umuntu ubona the first sight twaba turiya muntu byakunda afite taye nziza kwa atarateruye cyane akafite taye oya n'umuntu ubona ataranateruye cyangwa anananutse cyangwa atari na muremure cyane cyangwa ari muremure ariko ijisho ryawe ryari kimukubitaho ukahita uvuga uturiya muntu namukunda nterese namwemera cyane dushushanyirize umuhungu kuri wowe mushushanye umeze gutya kunda kwambara gutya ubona nyine wagukurura waza kabisa nibi no doubt tuvuga ngo yes so ari igihe nabivuga rero ugasanga amahirwe oya usanga ashobora no kuza byujuje simukunde rero nago namenya ngo ni gute ariko umuntu uri smart nyewe ndi umuntu uri smart ugaragara neza utajabiriye mbona twakorana hanyuma hari indirimbo yawe ufite wanditse ifite na melody kuryo yaririmba ndayifite ariko se umuntu ayiririmba why not rimbaho gatoya kugira ngo hari bumve nyine nawe uramutse uririmbye mu ndirimbo zawe buryo kibimeze nibagiye kunitangira umuhanzira in my heart I'll keep this picture of you and me. You are warmth, embrace, and your kisses at night. Let me hold you close once more, I beg of you. Ako naga chorus. Ukunda indirimbo zituje? Ndazikunda kubera ko kuririmba indirimbo ziruka ntago bikunda kunyorohera. I mean no kuzihimba ntago bikunda kunyorohera ariko nabishobora. Rero kwa ko nahoze nirefera ku bantu bari indirimbo nk'izo ba Senidio, ba Rihanna, nabo ba Adele bose nizo baririmba. Twari tugiye turirimbiye ku indirimbo imwe ya Rihanna. Ndiye kuririmba Man Down. I never meant to end this life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of town for I end up behind bones. What started out as a simple altercation turned into a really sticky situation. Me just thinking of the time that I'm facing makes me wanna cry. Oh, I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Then I took her when I put out the gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Oh mama, 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 I just shut him down in Central Station. No, mama, mama, I just shut him down. Narababwiye. Sha umuntu utakwemerera impano, umuntu utakunda Bella kabisa simbizi pe. Ahubwo dukeneye abantu nkawe mu muziki. Uje ryari? Indirimbo ya mbere isohoye ryari?
ndahari anytime support yaboneka njye ni support nkeneye kubera ko usanga umuziki urahenze biba bisaba kuba ufite amafaranga usa neza uhura watsapye ya so ni ibintu bihenze rero nkeneye umuntu wanshyigikira umuziki wo ndahari nditeguye yego ba producer babe bari hafi bumve zino mpano kabisa hanyuma turi kugana ku musozo wumva ushaka kuzaba umukobwa ki mu gihe kiri imbere uzaba nawe wirebwa avuga ati wawe ni ishema no kuba ndi uyu muntu. I want to be an independent woman. Dependent. Kuba nyine ni nakigira njyewe ubwanjye hakaba hari ikintu nakimarira nyine ntarinze gutegeza support from anyone. Hari abakobwa benshi babikora ugasanga abeshejwe no kumva ko hari undi muntu wamufasha just. Rero njye mba numva nakora ibintu bineza imbere niteza imbere ku giti cyanjye nkaba numva rero naba umukobwa ubereye u Rwanda kandi ufite igihugu akamaro nkazaba n'umubyeyi ku bana banjye mwiza nkagira umuryango nishimiye. Hanyuma hari ibintu bijya bivugwa mu muziki bakobwa binjiye mu muziki babibirara bagira gute kubona iyo support ushaka hari ibyo ugomba kuba watanze ese we witeguye guhangana n'izo challenges? In music harimo challenge nyinshi cyane ku bakobwa usanga bitatworohera kuko kugeza kuri ubu urwego ndiho hari abantu nagiye nyura nshaka iyo support nyine kugira ngo ngiraho ariko ntibinyorohere ugasanga abantu nago nyine babyumva nk'uko wowe byumva ugasanga bashaka gukoresha n'imico mibi rero ndumva challenge nzabasha guhangana nazo kuko uburara bwo buba buri within rero iyo n'ubundi utabufite ntabwo ufite ariko iyo ubufite n'ubundi nye babuhari ntawe wabukwepera so njye numva ntabwo mfite rero mba numva nabishobora guhangana n'ibyo byose kuko hari aho nanyuze biranga kubera ko hari ibyo ntabashe gukora rero ntago navuga ko byoroshye ariko nzabishobora nzahangana nabyo. Imana izabigufashemo. Amen, haleluya. Kubura ibintu byose ukoze bitarimo Imana ntago sinumva ko byagenda neza sibyo? Nzayimfashemo pe. Hanyuma turi gusoza n'iki kintu wifuza kuba wavuga se n'icyo kintu waba ushaka kugusubiza naba ntakubajije ako ukumva ushaka kugisubiza? Nshaka kubwira abakobwa abari n'abategarugori bose ko barashoboye hari ikintu abantu bakenshi bavuga ati umukobwa ntago agishoboye ntago yagikora especially ibintu byo kuririmba baba bavuga bati ugiye kuranirana ugiye kuba undi muntu ariko urashoboye wowe uriwe hari ikintu wageraho n'ibindi bisanzwe by'imyuga hari abantu benshi bakunda guca intege abakobwa ko hari ibintu batageraho ariko nshaka kubwira abakobwa bose ko bahaguruke bakore kandi barashoboye cyane. Ijambo rya nyuma rero ushaka kugeza ku banyarwanda? Munshyigikire mu nkunde mumfashe ngire urwego rumwe mvaho ngire ku rundi kandi abakunda cyane abanyarwanda bose aho bari yaba mu Rwanda no mu mahanga nkunda n'u Rwanda so nicyo navuga ibyo muziki byo nkeneye support ndayikeneye umuntu wumva ko yakishimira impano yanjye yumva hari icyo yamarira yamfasha ndahari ubwo na nimero zanjye naza kuzivuga kugira ngo bangereho basha no kunyura ku rubuga rwawe Shine TV mukaba mwantera support rero nimero zanjye ni 07 83 46 04 10 ndazisubiramo ni 07 83 46 04 10 mwajya no kuri ino video mugakomentinga mukalikinga mukamfasha uko bushoboye kose murakoze. Reka tugushimire ko wemeye kwitabira ubutumire bwa Shine TV. Thank you so much. Ndarangiza bari mbakayembe ko mu cyongereza mu Giswahili nirwo rurimi ntaririmbye right
Mapenzi hayana mwenyewe, unaweza penda kijana au mzee. Niite jina langu baby, wenda nafsi yangu itapoa. Shika moyo wangu baby, unapokwenda mbio wewe utapoa. Kuna muda namuomba Mungu angekuleta mapema. La bado sio mbaya, wewe ndio unayejua maumivu yangu. Baby, asante. Bye.